Sabine ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura uturiye Ubutaliyani bwo hagati. Ba Sabine bakunze kurangwa no gukorana ingufu, baravumbura, bakunda umwimerere, bazi gufata ibyemezo, kandi iyo biyemeje kugira icyo bakora baba bumva nta cyabitambika imbere. Naho Adeline ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikidage rikaba risobanura ukomoka mu muryango wa cyami. Ba Adeline bakunze kurangwa no guhorana ibakwe, bagira amatsiko, barigenga, bazi gufata ibyemezo, kandi bahorana umwete. Celine ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'ikigereki rikaba risobanura umwimerere. Ba Celine bakunze kurangwa no kumenya gufata ibyemezo, bagira ibakwe, bahorana amatsiko, barigenga, bahorana umwete. Naho Celestin ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura ufitanye isano n'ijuru. Ba Celestin bakunze kurangwa no guhorana gahunda, bafite umutima w'impuhwe, babasha gukemura ibibazo, bagira amahoro, kandi babanza gutekereza mbere yo kugira icyo bakora. Nike naryo ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikigereki risobanura intsinzi y'abaturage. Ba Nike bakunze kurangwa no kumenya kuyobora, ni abantu bizerwa, barigenga, bagira ibakwe, kandi icyo biyemeje gukora baruhuka bakigezeho. Naho izina Pole ni izina ry'abahungu rikomoka ku rurimi rw'ikilatini rikaba risobanura umuto cyangwa se umunyantege nke. Ba Pole bakunze kurangwa no kumva nta cyababuza gukora icyo biyemeje, babasha kuyobora, bazi gufata ibyemezo, kandi bagira umutima wo gufasha abababaye, kandi buri gihe bahorana ibakwe. Mushimiye ko buri kanya uhora uduteze amatwi, wowe udukurikira kuri Izina Ryanjye TV. Mushimiye ko umwanya uba waduhaye, mwibutsa ko wowe utarakanda subscribe ari wo mwanya ngo uyikande ukomeze kunongerwa n'ibyiza Izina Ryanjye TV iba yaguteguriye. Ibuka gukanda like kuri iyi video no kuyikorera share. Njye ukugezaho iki kiganiro nitwa Aime. Imana ikomeze kubarinda. See you, ciao ciao.